Yes, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe kuja gukurikirana Demi Empire, ibiganiro n'amakuru acukumbuye kandi agezweho tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru mu by'ukuri ya Vestine, ngira ngo muzi couple ya Dorcas na Vestine baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni inkuru ivuga ko mu by'ukuri uyu Vestine uririmbana na Dorcas kuri uyu munsi mu by'ukuri ashobora kuba yitegura kuba mu by'ukuri umubyeyi cyangwa se ufite urugo, ufite kugira inshingano. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Igihe, mu by'ukuri wakwibaza ngo ese byagenze bite, bimeze bite? Uyu Vestine asoje kwiga ejo bundi nibwo amanota agisohoka y'ibizamini bya leta, ntekereza nk'amezi abiri mu by'ukuri arashira ibizamini bisohotse cyangwa se amanota y'ibizamini asohotse. Yaba njye yaba wowe nzi neza ko mu by'ukuri buri wese yakwibaza ngo ese byagenze bite, ni iki cyabaye? Ese ubukwe bavuga ko afite n'umugabo wo hanze y'igihugu, mu by'ukuri akaba ashaka kumugira umugore cyangwa se bivuga ko basezeranye, bagiye mu murenge. Ibyo bintu mu by'ukuri bimeze bite, bihagaze bite? Mu by'ukuri iyi ni inkuru iri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga ngo ibise ni ibiki noneho, umwana muto nk'uyu nguyu gute yaba agiye gushaka umuntu umuruta, gute yaba agiye gushaka nonaha agisoza kwiga, yagakwiye kuba afite amahirwe yo gukomeza kaminuza. Ibintu nyine bikomeza kugenda biba rudubi, bivugwaho amakuru agiye atandukanye, ariko niyo mpamvu njyewe mu by'ukuri naje kugira ngo mbahe amakuru ya nyayo, amakuru mu by'ukuri acukumbuye. Impamvu nkubwira ngo ni amakuru acukumbuye, mu by'ukuri ni ikintu cyo kwizerwa. Ikinyamakuru Igihe cyashyize hanze ukuri kw'ibiri kuvugwa mu by'ukuri kuri iyi nkuru. Uyu Vestine ni benshi bakunda kubitiranya kugira ngo umutandukanye na Dorcas baririmbana. Mu by'ukuri benshi tujya tumenya ngo Vestine ni uwuhe, Dorcas ni uwuhe. Ngira ngo nimba mubazi, Vestine ni umukobwa urimo navuga ko ajya kugira uruhu rwirabura ugereranyije na mugenzi we Dorcas. Vestine nuriya ujya kugira uruhu rwirabura, mu gihe mu by'ukuri Dorcas we afite uruhu rujya kuba inzobeho cyane ugereranyije na Vestine. Benshi ngira ngo kubatandukanya ni ikintu cyajyaga mu by'ukuri kibagora. Wakwibaza ngo rero bimeze bite, ni iki kijya mbere, ukuri kwabyo ni ukuhe? Inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe mu by'ukuri igira iti Vestine uririmbana na Dorcas yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Umusore wo mu diaspora wo muri Burkina Faso niwe bivuga ko yasezeranye
na Vestine kubana akaramata. Inkuru iragira iti Ishimwe Vestine usanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu muhanzi ni mu bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda, yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso, aho basezeraniye mu by'ukuri mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo. Amakuru yizewe ikinyamakuru Igihe gifite ni uko uwo muhango wo gushyingirwa bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere watangiye saa 10 z'umugoroba kuri uyu wa kane, kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Mutarama 2025. Iyi nkuru ikomeza igira iti nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata amashusho n'amafoto muri uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko. Amakuru avuga ko ari itegeko ryatanzwe n'abareberera inyungu z'uyu mukobwa muri muzika.